by knowledge by revelation mu bwenge no mwihishurirwa ukabubiza atari ukubiririmba abandi bose bazamuye amaboko nawe wayazamu banza utekereze Filipo abwira inkone mu byakozwe n'umwana ndumva ari 18 akayibwira ngo ibyo usome ibyo urabyumva yari umugabo azamutse agiye gusenga Yerusalemu mu boss yari muri Range Rover y'icyo gihe yari imodoka ubwo yari cheval bagendagaho kurura ari magenda asoma imizingo y'ibitabo arambwira ati ibyo bintu usoma urabyumva kandi byari byavugaga kuri ya nzira n'ubu ikosa wisobanukirwe banza wimenye kwimenya kwiza rero no guhura n'umuremyi wawe kwimenya kwiza no kwimenyera mu Mana kwimenya kwiza no guhura n'ukuri nicyo Yesu yavuze ngo watajua ukweli na ukweli kutawaweka uhuru yego bazamenya ukuri and the truth shall make them free n'ukuri kuzababohora yego kubabohora kuki kuri ibyo bintu byose uri ukuri ni ikintu gikomeye cyane ukuri ni ikintu gikomeye nta nubwo ukwiye kubwira umuntu wese ukuri nyuma bw'ibisimba bitandukanye buriya abantu benshi ntabwo bajya babimenya uzi ko umusore utarihishuriwe aba mu buzima bw'umukobwa wihishuriwe cyane aho rero niho muri iyo si abantu baba baretwa b'ibyo batazi Bibiliya ikavuga amagambo akomeye ikavuga ngo nabonye ibikomangoma bigendesha amaguru ngo n'abaretwa mbabona bagendesha amafarashi yego hari irindi rivuga ngo ba data bakoze ibyaha ubu ntibakiriho ariko ubu twe turabagaragu urumva abatware abana b'abatware abagaragu babo niba umupira w'amaguru bamwe na bamwe byamamare kugira ngo atabarimo abafana babo bakantuka hari ukuntu bicara bari nko muri interview gutya kuburyo ushaka kumureba ukaba ati cyangwa ukabona atsinze igitego azamuye gutya anabafometinze bazita kubafometinga akabafometinga bya bafome ahita avuga ati uriya ni mwene wacu kimwe nk'uko uyibonye agafoto kari umuntu uzamuye amaboko avuga ati uyu muntu ni umurokore isi rero igizwe n'amarenga n'ibimenyetso n'inyandiko mu gifaransa ngo les paroles s'envolent mais les écrits restent nuko ngo amagambo araguruka ariko inyandiko zihoraho cyane niyo mpamvu ibiganiro ari n'abantu bajya bavuga batari ku ibiganiro bya YouTube bizamara birashoboka ko YouTube yazabisiba ariko buri umuntu iyo yanditse ibitabo biragira so muri urwo rugamba rero rwo muri icyo kirere cy'ubugingo harimo inzira nyinshi ariyo mpamvu Yesaya yahanuye Bibiliya avuga ngo hazabaho inzira nyabagendwa ngo ariko abagenzi naho baba basoma ntibazayoba iyo nzira nuko ngo hari inzira Yesu avuka yasanze hariho inzira zitandukanye ndagusuje neza kandi nguhaye ikaze ngita Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda ngira umugisha n'Imana kuri kamera kwakira Apotre Isa muri ziriya 5 ministeri ukoramo iyi izose voilà l'Apotre rero ni ukuvuga ngo bamwe yabahaye kuba bariya abandi bariya yego none se si Kristo uba mu muntu se si nawe ukorera mu muntu yego ni ukuvuga ngo icyo gihe ndi byose ku bwa Kristo uri byose muri njye donc niba ushobora kudesida fonction muri icyo gihe hari igihe bahita ukoreshwa muri ubu buryo ikindi gihe ugakoreshwa muri ubu buryo ngeze umugisha rero kukwakira reka mvuge ngo twaraburanye ariko Isa rwose n'umwarimu wanjye iyo nje kumusura tukicara tukaganira mwigiraho ibintu byinshi cyane umeze neza ariko nawe mwigiraho ibintu byinshi cyane amen cyane pe namenye amakuru ko urwaye rero ndabona nzaza kugusura maze iminsi urwaye ndarwaye kabisa ariko ngo ndimo ndakira yego ahubwo bihangane ku ka grippe ubwo nkoroyeho en avance kugira ngo ntaza guhita nkorora ikiganiro cyanjye cyitwa Gospel Talk murabizi ko abantu badukurikira dukora Gospel Talk tukungurana mu bwami bw'Imana hanyuma ubwo abantu bo ku Mavuta TV
reka nabo mbahe yambo ndabatahije. turabasuje cyane abakunzi b'Amavuta TV bambuze, ariko igihe kiraje ngiye kuboneka pe. Yego, muri no misi ndi kugenda nkangura abantu nkagati muve mu myobo ntidusiga mwenyine ku rugamba twenyine. Bahanuzi b'Imana bacomoke mu myobo, bave mu myobo. Mana turagushimiye ko wabanye natwe kare mu munsi mwiza nk'uyu ngo tuwishimiremo, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushyize imbere iki kiganiro ngo ari we tubashisha kukiyobora, ibyo tugiye kuganira bigira umumaro ku badukurikiye ndetse natwe ubwacu twungukira iby'ubwenge biva kuri wowe. Sinze nizeye ko ubuntu bwawe n'imbabazi zawe zirabana natwe dutangira zigasuzanya natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Amen. Hanyuma umuntu turi kumwe bamwita Isano Noel Karinijabo, ni inshuti yanjye. Tugiye kuganira n'umugabo w'Imana tukunda kuganira cyane. Ni umugabo uzi icyo bita spirituality cyangwa se isi y'umwuka. Uyu munsi navuze reka nze musure tuganire. Maze iminsi ndi gukora ku biganiro by'isi y'umwuka. Mvuga ukuntu umuntu bashobora kumustoringa niba mu buzima busanzwe umuntu ahura n'umuntu akamwibira telefone, kandi abazi iby'umwuka bazi ko bitagaragara aribyo byari bigaragara. Ese ntibishoboka ko no mu mwuka bashobora kukwiba Isa? Mu mwuka bariba, arumva Bibiliya iravuga ngo nta kindi kintu kigenza Satani uretse kwica, kwiba no kurimbura. Yego. Ni ukuvuga ngo nimba yiba Satani ko tutazi icyicaro cye, nimba ari New York, nimba ari mu Gatsata, anyiba ate? Yego. Ni ukuvuga rero ubwo bujura bwo mu isi y'umwuka birumvikana ko bubaho. Umuntu aribwa, nabonye unakora ku nyenyeri ku bantu bagiye bibwa inyenyeri. Yego. Yaba aribwa. Reka wenda twinjire, urumva ko umuntu agizwe n'ibice bitatu: umubiri, umwuka n'ubugingo. Reka wenda twinjire, iyo tuvuze umwuka donc duhera ku mwuka w'Imana, ariko hari abahisemo kugurana bemera gutwarwa n'umwuka wa Satani. Reka twinjire ku bugingo. Ubundi iyo bavuze ubuzima bw'ubugingo, kugira ngo tuze kwinjiramo kuri wowe, iyo bavuze ubuzima bw'ubugingo ni iki? Ubugingo ni iki kwanza? Gusa uzumva bamwe abakristo bavuga ngo Imana ngo ikwambuye ubugingo, kabiri ngo ubugingo bwawe buzarimbuka. Donc ese ubugingo ubundi ni iki? Ubugingo ni ikintu gikomeye gutandukanya n'umwuka. Yego. Ariko ubugingo mbusobanura ko ari umuntu. Yego. Utarahura n'Imana cyangwa wahuye n'Imana ariko utagaragara. Ikintu uri kucyumva? Yego. Uyu muntu rero niwe ugaragara mu isi y'umwuka. Ugenda akaba yaba victime y'isi y'umwuka. Yego. Uwo muntu agahita agaragarira mu muntu ugaragara w'inyuma. Yego. Naho umuntu w'umwuka mu buryo bw'ubumana ni umuntu wahuye n'Imana agahindura ubugingo bwe mu mwuka we. Aho hasobanuye neza, ntabwo mbakiriye. Kuvuga ngo ni umuntu wahuye n'Imana, yafashe ubugingo bwe abuha Imana. Ari wo wa muntu utagaragara mu buryo uba mugaragara. Yego. Uba mugaragara. Noneho uwo nguwo aragenda ahura n'Imana, umwuka uhuye n'uw'Imana aba ubugingo buzima. Ni ukuvuga ko ni umuntu ufatika, usa n'ufatika mu kirere cy'umwuka, ariko wahuye n'Imana. Yego. Ni ukuvuga ko yari wa muntu w'ubugingo, nk'uko twavuze ko umuntu w'ubugingo cyangwa se ubugingo ari wa muntu w'imbere uba muri uyu nguyu, ariko akaba ashobora kuba akijijwe cyangwa adakijijwe. Yego. Ikidefinisa yuko yakijijwe ni uko yahaye ubwo bugingo bwe bwo mu isi bitagaragara, yabuhaye Imana. Abuha Imana umwuka w'ubwo bugingo bwe wahuye n'umwuka w'Imana, aribyo Bibiliya ivuga ngo umwuka wacu ahamanya n'umwuka w'Imana ko turi abana b'Imana. Yego. Uwo mwuka wacu rero ari wa mwuka w'ubugingo bwacu uhura n'umwuka w'Imana bikabyara umwana w'Imana akaba ubugingo buzima.
buriya Imana ivuga ngo turebe umuntu mu ishusho yacu ase natwe, simbifata cyane nk'umuntu ushingiye ku nyama n'amaraso. Yego. Kuko Imana ntabwo isa n'umuntu bishingiye ku nyama n'amaraso, ahubwo bisa muri ibyo bice by'ubugingo n'umwuka. Ariho Imana ibwira umuntu ikavuga ngo ivuga iri kwiganiriza yo ubwayo, ivuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Yego. Numva ko yamaze kubumbabumba uwo muntu, kandi koko niko birivuga ngo imuhumekeramo with his nostrils, avec ses narines, ngo n'umwuka wayo wo mu mazuru uhura na wa muntu yari imaze kubumbabumba. Yego. Ngo umuntu ngo ahita aba ubugingo buzima. Niko biri yavuga ngo he became a living soul. Ni ukuvuga ngo noneho yabaye uwo muntu wo muri cya kirere cy'umwuka. Yego. Ukeneye kuba agandukira Imana nk'uko koko yayigandukiraga. Ni ukuvuga ko umwuka we wari kumwe n'umwuka w'Imana icyo gihe. Yego. Icyabayeho rero ni uko yaje kunyagwa umwuka w'Imana biturutse ku cyaha yakoze. Icyaha ari ukunyuranya, ari cyo kunyuranya n'Imana ivuga. Yego. Uwo muntu ahita aba ubugingo ariko butarimo Imana. Mu yandi magambo budafite umwuka w'Imana. Nubwo icyo gice cy'ubugingo Imana yakomezaga kukiganiriza kuko ari igice cy'umwuka. Yego. Kimwe nk'uko n'umupagani Imana yamuvugisha, ariko ntimuvugisha nk'uyu muntu w'inyama n'amaraso, ahubwo imuvugishiriza muri cya gice. Yego. Ari naho Yobu 33:14, 15 avuga ngo ivugana n'umuntu rimwe cyangwa se kabiri. Uwo muntu ni umuntu nka soul, nk'ubwo bugingo. Yego. Yaba ari umuperezida, yaba ari umuntu w'imbata woroheje. Yes. Abo bose irabavugisha ariko muri cya gice cy'ubugingo. Yego. Kuko icyo gice cy'ubugingo biragoye ko iki gice cy'inyama n'amaraso cyumva iby'umwuka, ariko igice cy'ubugingo kiri mu muntu kibasha kumva icyo gice cy'umwuka. Aho ngaho niho ivugira. Yego. Niyo mpamvu buri bose bagira ikintu cyitwa inzozi. Iyo umuntu aryamye aratembera ukumva ngo narindi uragize inzozi ejo bundi ngo turi kwirukanka mu masiganwa, ngo turagenda, ngo duhita duhinga, ngo baduhereza kuhira amajaride, ukabyuka wumva wananiwe cyane. Kuko cya gice cy'umwuka wawe aricyo igice twakita igice cy'ubugingo cyatembereye kijya gukora ibintu runaka, kiva mu Bushinwa, uva ahanahana, uragenda waruse uri mu gusarura imbuto, uri guhinga, abarota bari guhingishwa mu mirima, urahingishwa. Ejo bundi ugiye kubona ubona igipfuruka cy'ibifaranga. Yego. Utangiye kuyabara wishimye uvuga ati inzozi zanjye zigiye kugerwaho, ubundi kuba nk'umujene wo mu cyaro bahise bagukomanga ngo byuka ujye kuvoma. Yego. Ukavuga ati uyu muntu ibintu ankoreye ni biki? Yego. Nyirarume aramukanguye, se waba aramukanguye cyangwa mama cyangwa se papa we. Kavuga atantesheje ibintu. Iyo nigumira aha hantu. Yego. Aha hantu ariho Abanyarwanda bavuga bati umutinda arota arya. Ibyo byose rero, icyo gice rero cy'ubugingo cyaba intumwa nziza ya Satani, cyaba n'intumwa nziza y'Imana. Kuko ni platform Imana ishobora gukoreramo. Yego. Ndetse na Satani ashobora gukoresha kuri wa muntu w'ubugingo. Aho niho ujya kumva ngo Jay-Z, Beyonce, bano basitari batandukanye b'ibyamamare ba Rihanna, akavuga ngo I sold my soul to the devil, ngo nagurishije ubugingo bwanjye kwa Satani. Yego. Icyo gice ari nacyo gikizwa mu muntu. Nicyo rero abantu batanga. Niyo mpamvu tubyita winning souls. Abantu mu ivugabutumwa twita ngo to winning souls. So ntabwo to winning a spirit, to winning souls. Donc nkurikije ko numva ni intersection y'umwuka n'inyama n'amaraso, nicyo bita ubugingo. Intersection nuko aho umwuka n'umubiri bihurira ni mu bugingo. Yego. Nuko ngo hari igice cy'umwuka, hakaba igice cy'ubugingo, hakaba n'igice cy'umubiri.
iki gice rero cyo hagati ahubwo yaba intersection ya spirit na body. Exactly, nibyo navuze. Noneho ari ijambo riri mu byahishuwe rivuga ku bucuruzi bwa Babuloni nuko n'abacuruzi bayo ukuntu bazayiririra bitewe n'uko igiye kurimbuka. Hari verse ivuga ngo donc yerekana uburyo bacuruza za mudarasini ibibajwe n'ibindi byose. Hari aga point kavuga ngo n'abacuruzi imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo. Donc mu bacuruzi urumva, kandi iyo ukurikiranye iryo jambo ubona ko uwaritondetse yahereye ku bacuruzi boroheje agenda agera ku bagiye bakomeye. Ubona ko abacuruzi ubugingo basa nk'abacuruzi bakomeye kuruta wenda n'urugero n'abacuruzi bihumura n'ibiki byose. Uko guseringa ubugingo bikorwa biti? Kugurisha ubugingo, yego, cyangwa kubugurisha, kubwiba, ikintu gikomeye cyane. Zaburi 119 nicyo gice kiri hagati muri Bibiliya neza, nk'uko igitabo cya Zaburi n'ubundi kiri muri Bibiliya. Ni nacyo gice kinini cyane, gifite hafi 180 uri muri Zaburi 119 ku murongo wa 11 haravuga ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Yego. Ku murongo wa 50 hasi muri icyo gice akavuga ngo iki nicyo kimara umubabaro mu makuba yanjye no mu byago byanjye. Yego. Ngo nuko wanzuye. Ku murongo w'105 ariho nashakaga abantu benshi bazi w'icyo gice c'119 aravuga ngo ijambo ryawe nitabaza ry'ibirenge byanjye, ngo n'umucyo uvira mu nzira yanjye, umurikira inzira yanjye. Mu cyongereza bakavuga ngo ni lampstand to my feet, nuko ngo nitabaza, ni itara rimurikira intambwe zanjye. Ntago rimurikira intambwe z'umuntu uri kujya Nyabugogo mu Gatsata na hehe, ahubwo hari ikirere. Muri bwa bugingo, muri rya soko ry'ubugingo, araho abantu bahurira. Hari igihe abantu bahura akavuga ati ora ni mwene wacu shandamuzi, mu yandi magambo ndi kumuna mu kirere cyo kuraguza, niho duhurira. Undi uzababona hari amasinye bakora nk'abari abategetsi batandukanye, hari amasinye bagenda bakorera gutya. Hari ukuntu uzabona nanjye kuba abakinnyi b'umupira w'amaguru bamwe na bamwe byamamare kugira ngo atabari abafana babo bakantuka. Hari ukuntu bicara bari nko muri interview gutya, kuburyo ushobora kumureba ukavuga ati, cyangwa ukabona atsinze igitego azamuye gutya, anabafometinze bazita kubafometinga, akabafometinga bya bafome. Ahita avuga ati uriya ni mwene wacu. Kimwe nk'uko uyibonye agafoto kari umuntu uzamuye amaboko avuga ati uyu muntu ni umuntu. Isi rero igizwe n'amarenga n'ibimenyetso, n'inyandiko. Mu Gifaransa baravuga ngo les paroles s'envolent mais les écrits restent. Nuko ngo amagambo araguruka ariko inyandiko zigumaho, zihoraho cyane. Niyo mpamvu ibiganiro ari n'abantu bajya bavuga batari ku ibiganiro bya YouTube bizamara, birashoboka ko YouTube yazabisiba, ariko buri umuntu iyo yanditse ibitabo biragira. So muri urwo rugamba rero rwo muri icyo kirere cy'ubugingo harimo inzira nyinshi. Harimo inzira nyinshi. Ariyo mpamvu Yesaya yahanuye Bibiliya avuga ngo hazabaho inzira nyabagendwa, ngo ariko abagenzi naho baba basa ntibazayoba iyo nzira. Nuko ngo hari inzira. Yesu avuka yasanze hariho inzira zitandukanye, ngo izijya mu ijuru ngo tugomba guca aha, ngo izijya mu ijuru ngo tugomba guterekera, ngo tugomba gukora ibi, ngo hari Imana yacu, hari Imana nyarwanda, hari Imana iki, hari Imana iki. Ibyo bintu byose abantu barafundafunze inzira. Areba Imana zariho n'Abisirayeli bari baratangiye kuyoba, bajya muri za Shera, bajya muri za Bari. Abantu bajya bagira ngo biriya bigirwamana ntago bivuga, nubwo hari aho bigenda bivuga ngo bifite amaso ntibivuga. Kutavuga nuko bitavuga ijambo ry'ubuzima, kutumva nuko bitumva ibintu by'ubuzima, ariko suko bitumva, si nuko bidakora, kuko hari abaraguza bikabakorera. Hari abumva ibijwi by'abantu runaka, ama experience. Ninangira kuvuga ibyo nari mazemo iminsi mu birere by'umwuka, maze iminsi ndwaye. Buri gihe Imana ikunda kunyigishiriza mu burwayi, kanjyana mu buryo butandukanye, nkumva ibintu bitandukanye. Ibyo birere byose rero
hagiye harimo inzira zitandukanye. Ari mpamvu Yesaya yahanuraga avuga ngo ariko hazabaho inzira nyabagendwa imwe. Urumva no mu mwuka Bibiliya yanditse mu mwuka ariko bubwira ubugingo. Ni umwuka ubwira ubugingo. Hazabaho inzira imwe. Niyo mpamvu Yesu yaje aravuga ngo I am the way. Aravuga ngo none ni nge ya nzira Yesaya. Ya nzira Yesaya yavuze mu myaka 700 600 gutyo. Yego. Ngo I am the way. Mu cyongereza iyo uvuze ngo the way cyangwa se iyo uvuze ngo the, iyo uvuze ngo iyo ukoresheje article yitwa ngo the, bisobanuye ngo ni ikintu kiziranyweho. Yego. Urugero ushobora kuvuga ngo I am going to market. Iyo uvuze ngo I am going to market ni nko kuvuga ngo ngiye ku isoko, nimba ntagiye gucuruza ngiye guhaha, nicyo cyangwa ngiye kwishyuza imisoro. Yego. Wavuga ngo I am going to the market, ni ukuvuga ngo ngiye kuri rya soko kuko hari ahantu wari warivuze. Yego. Buriya icyongereza nakizeho. Icyo kuvuga nshobora kuba ntakizi cyane, ariko icyo kwandika rwose ndakizi. Ndakizi pe. Ndakizi kabisa. Hanyuma I am the way. No kuvuga ngo ninjye yanzira mu yandi magambo. Ninjye yanzira, hari ahantu yize. Ko Yesu yaje agenda fulfillinga, yuzuza ubuhanuzi bwose bwari bwaragiye buvugwa. True. Avuze rero ngo ninjye nzira, nuko ngo ninjye nzira, ninjye kuri, ninjye bugingo. Iyo nzira ni n'inzira y'ukuri ibonerwamo ubugingo mu yandi magambo. Yego. Yesaya arongera yari yarabihanura aravuga ngo dore ukuntu biryoshye, dore ukuntu bimeze ibirenge byuzanye inkuru nziza ku musozi. Ibirenge nuko hari aho bigomba kugendagenda. Aho hantu rero mu isi y'umwuka, mu kirere cy'umwuka, ikiyobora abantu Robert, ni ijambo ry'Imana. Your word is my lampstand. Yego. Is my light. Ijambo ryawe ni itabaza, ni urumuri rugenda rumurikira muri ibyo birere. Ngarutse ku cyanditswe avuze kiri mu byahishuriwe Yohani, ngo mu isoko ry'abagira ute, ry'abacuruza imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo, ry'abacuruza imibiri y'abantu. Yesu ahageze yaravuze ngo ntimugatinye uwica umubiri, ngo ahubwo mutinye wakica umubiri akica n'ubugingo. Yarivugaga kuko niwe master ufite ubushobozi kuri ibyo bintu byose. Now muri iki kirere rero cy'ubugingo, iyo utisobanukiwe uracuruzwa. Ubimari ishyushye. Hari abantu bavuka akisanga ari umurozi, ari umupfumu, ariko atari we wabihisemo. Nose nimba uvutse ugasanga nyabingi ziragukubita, waryama ukumva ntushaka kuryama udacanye amatara, ugasanga hari ibicaniro by'iwanyu mu miryango bagiye bakora kwa so wanyu kwaki, ugasanga ufite taki y'inzoga, ukumva urashaka kunywa urumogi, ukumva urashaka kunywa ibintu by'ibisindisha, rimwe na rimwe ukumva ubusambanyi ari n'ubusambanyi bw'uburogano, ukavuga uti Imana, wajya ubona ibintu ukirahira ukavuga ati uyu mugabo hari umugore umwe wigize kunyaturira, arambwira ati rero iyo ndi kukureba ziriya ntoki zawe n'ibiki. Nukubyona uko ngo hari n'abantu babona abakozi b'Imana, ukabona umupasiteri runaka, wowe ukamurebamo ukamujyana muri za nzira zawe, ukamujyana mu gitanda, abareba mama bari kubwiriza, agahita amwambura iriya myenda, akamubona yambaye ubusa, ngo nkunda uriya mubyeyi ukuntu abwiriza, wowe ukagira ngo ukumva ashaka ko azahora aza ku rusengero kubwiriza, ukajya ngewe ngomba ko ndi mu itorero rya runaka, kumva ubwo yicaye ahagaze imbere abari kumukorera umuti. Hari umwana twiganye, bisaba kuba maso nawe kugira ngo umenye aba bantu bari kunyishimira bate, ese niki bari kumbonamo. Wari ugiye kumbwira gastori keza. Hari umwana twiganye yajyaga ahagarara ahantu hari parallel refectoire, none nk'abana barikuka agahita ngo burangira ijisho ngo rirenga imbibi, ngo banarenze irajipo kuri kureba donc kugira amaso areba ibyo abandi bantu batareba, iby'abandi bantu batareba, ari kurebera mu bugingo. Twese duhabwa kurebera mu bugingo. Yego. Niyo mpamvu mu Gifaransa hari verbe yitwa contempler na regarder cyangwa voir. Contempler ni ukwitegereza. Yego.
mu cyongereza bayita to behold. Ni ukwitegereza. Umuntu ashobora kukubwira ati ariko hari umukozi w'Imana ndumva barigeze n'umwakira no kuri cano yitwa Zigira Inshuti Michel, sinzi inyigisho yari kwigisha ariko nta kantu njya mbona aba social media bakata ngo buriya nta kintu ubonamo, buriya nta kintu ubonamo. So umukozi w'Imana Michel abivuga ni nko kuvuga ngo ariko ibyo bintu nimubyitegereza buriya nta kintu, ni nko kubabwira ngo nimurakabiye gusa, si ukubirebesha amaso gusa, buriya nta kindi kintu murenga imbibi ariko bajyana kurebera mu bugingo. Michel Zigira Inshuti ari kuberekeza mu bugingo, murebe ibyo bintu. Nicyo Bibiliya ivuga ngo bafite amaso ariko ntibabona, bafite amatwi ariko ntibumva. Niyo mpamvu mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana agenda hazamo ijambo abwira amatorero 7 za Simuruna, Sarudi na Zaki, kagira ngo hari itorero avuga ngo ufite ugutwi niyumve. Twese dufite amatwi, ariko mu isi y'umwuka ntago ari amatwi akora, hakora ugutwi. Ndetse mu isi y'umwuka ijisho riranumva. Paulo haranasenga agasengera Abefeso akavuga ngo ndasenga kugira ngo their eyes of understanding, ngo amaso y'imitima yabo ngo ahumuke. Iryo jambo rarizi? Yego. Amaso y'imitima yabo. Yego. Reba mu Befeso. Katurebe iryo jambo. Amaso y'imitima yanyu ahweze. Ahweze, yego. Ni na Befeso kangahe? Wahageze? Tuhagere. Hanyuma turi gushaka iryo jambo ngo amaso yanyu y'umutima arebe, ahweze arebe. Isa uyu munsi hari duel y'abantu bamaze kumenya umwuka bakorana nabo. Noneho hakaba hari n'abandi bantu ndabita reka mbite gukurikira izindi cyangwa se bamugiyo bijya. Ni urugero wenda umuntu amuhagaze imbere. Sorry, na Befeso igice cya 18. Yego. Arimo arabasengera aravuga ngo kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Ni ukuvuga ngo kugira umwuka w'ubwenge ntibihagije, ahubwo akeneye no guhishurirwa bigatuma uyimenya. Nuko ko Imana ntibonekera mu kirere cyo kumenya gusa, ahubwo ni ukumenya kwaturutse mu ihishurirwa. Yego. Nuko ko abahishuriwe bose siko bamenye. Donc turebe abanyabwenge siko bahishurirwa. Siko bahishurirwa. Urakoze cyane. Yego. Ngo kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro abaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. 18 ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo izaragabera. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. Ariko hano bakoresha ijambo ngo the eyes of your understanding. Yes. Amaso y'imitima, amaso yo kumva. Ni ukuvuga ngo muri icyo kirere cy'umwuka iyo utabaye maso baragucuruza kandi uba victime y'ibintu utazi. Uba victime n'iki mu Kinyarwanda? Ni umuntu w'indengane. Uzira akarengane k'ibyo utahisemo. Yego. Cyangwa se ukabeshwa mu buzima utitekerereje. Utitekerereje. Kuko mu kirere cy'umwuka harimo amakosa 5 nzavuga ejo bundi ku Mavuta TV. Yego. Ikosa rikomeye rya mbere mu isi y'umwuka rikomeye kurenza ayandi. Yego. Ni ukutimenya, kutihishurirwa. Ubaho uri kubaho ubuzima bw'uyu undi bw'uyu bw'amasazi bw'ibinyenzi bw'ibiki bintu bitandukanye imibu ibintu byinshi ubuzima bw'ibisimba bitandukanye. Buriya abantu benshi ntabwo bajya babimenya. Uzi ko umusore utarihishuriwe aba mu buzima bw'umukobwa wihishuriwe.
cyane 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 aho rero niho muri iyo si abantu baba baretwa b'ibyo batazi. Yego. Bibiliya ikavuga amagambo akomeye, ikavuga ngo nabonye ibikomangoma bigendesha amaguru, ngo n'abaretwa mbabona bagendesha amafarashi. Yego. Hari irindi rivuga ngo ba data bakoze ibyaha ubu ntibakiriho, ariko ubu twe turi abagaragu. Urumva abatware, abana b'abatware, abagaragu babo uyu munsi abagaragu nibo babayoboye, nibo babayoboye, nibo babatwaye. Urumva ayo magambo? Subiramo ayo magambo. Donc abana b'abatware uyu munsi abagaragu nibo babatwaye. Abagaragu nibo babatwaye. Yego. Abagaragu nibo babatwaye. Reka wenda bihishure kugira ngo abantu batwumve. Hari n'igihe utaragwa ibyiza cyangwa ibibi muri icyo kirere, bikaba ngombwa yuko wishakishiriza. Yego. Iso famiye yawe yakoreshaga abapagasi runaka, ariko ukuze imitungo ya so n'ibindi bintu byose yabasigiye birarangiye, wongeye gukorera ba bapagasi. Yego. Ubwo icyo gihe bizaterwa n'uburyo so yababaniye. Ariko hari uwisanga ngo uriya ngo nakoraga iwabo. Yego. Nari umuboyi wabo, nari umuyaya wabo. Basigaye babyoroshya, nkunda ko turi ku butaka busigaye bworoshya ibintu byiza. Akavuga ati wenda ni umutantine wo mu rugo. Nta kibazo, yari umutantine wo mu rugo. Niwe bafashaga imirimo yo mu rugo. Umuboyi we bamwita ngo iki? Ni umufasha mirimo. Bundi bavugaga umuboyi ko yari boy. Yego. Umuboyi. Boy. So urumva rero icyo gihe mu isi y'umwuka kutisobanukirwa, ubaho uri victime, niho ucuruzwa ku isoko ry'imibiri, niho ucuruzwa ku isoko. Hari abo bakuramo ibyo by'imibiri, byo ni ibindi bintu bikomeye cyane, kuko bavuze ijambo rikomeye ryo mu byahishuriwe Yohana. Hari amabizinesi menshi amaleta akora atandukanye, biri ku isi partout, aho umuntu ukora impanuka ako kanya bakihutira kumukuramo amapiyesi atandukanye. Yego. Pièce de rechange, spare parts. Bakazimukuramo, hari izijya mu Bushinwa nk'uko aya mapiyesi ajya zaturutse za Hyundai zo muri za Korea na za Benz n'ibiki byose, za Audi n'ibindi. Hari n'amabora bashyushya ameze neza bakayakonserva neza, udupsiko. Byo ni ibintu nabonye igihe myerekwa, si ibintu nagize te. Naga ari byo wabonye n'amazi. Bishyira mu muntu uza mu masashe, psiko ziraya n'aya ngaya, uyu nguyu. Umuntu wawe rimwe na rimwe ntibahite banamuguha hirya no hino mu bihugu bitandukanye, bakabanza bakamukuramo. Ibihugu byo muri Middle East akenshi bikunda kubikora. Ni ibintu biba bikomeye cyane, n'abantu bagerageje kugenda babivugaho, bagiye babizira mu ntuza muri ibyo birere, bagerageza kugenda babivugaho mu kirere cy'umwuka, kuko ubu bireba abantu benshi babaye nabo victime yo kuvuga ibyo bintu, bagatambikanwa nabo kuri iryo soko, bitewe nuko nta backup iri spiritual bafite. Backup iri spiritual no kuvuga ko inyama zawe zigomba kuba zirura, kugira ngo abuzishiburiyeho nabo bashobora kuzitwara, nabyo bizabagire ingaruka. Ariko ni ukuvuga ngo amasoko baracuruza. Hari abantu bicara akavuga ati ndi mu Buyapani ndashaka kurya umwijima w'umutanzaniya, bakamwohereza umwijima w'umutanzaniya akawurya. W'umuturage wo muri Tanzania. Undi akaba ari ahantu bita za Ziguinchor ni karitsiye y'ahantu bita Casamance muri Senegal. Ni intara ikomeye cyane, ifite ibibazo bitandukanye. Ukaba uri aho ngaho, umuntu wibereye New York cyangwa se wibereye muri Mississippi akavuga ngo ndashaka kurya impyiko ku ipla y'umuntu utuye aha n'aha za Ziguinchor cyangwa se za Dakar, akavuga ati ndashaka kurya umutima w'umusenegal. Mu mihango itandukanye, ahantu henshi hatandukanye. Nabonye ejo muri fayiro za Epstein babivugamo ukuntu
sinzi niba nari file za Epstein ntabwo nazikurikiye cyane ariko hari izindi files z'ahandi hantu atari muri biriya birwa bya ba Epstein yavugaga gusa hari n'ibindi birwa biberamo amabara akomeye ari ikirwa nibagiwe kiri muri Amerika muri za ntago ndi kwibuka neza ariko n'amashyamba atandukanye n'amashyamba nayo aberamo ibyo bintu afite amazu meza afite security ziteye imbere so hagenda haberamo iyo mihango y'umwijima nujya mu Busuwisi hari byitwa za Bilderberg hari inama zijya ziba zitandukanye zijyamo abantu b'ibyamamare baba influencers muri iyi si abanyamakuru abapoliticiens batandukanye n'abandi bantu hari amanama iyo tuvuze za Illuminati n'akantu gatoya cyane ugereranyije n'andi societe secrète Lisa wenda urumva ububitsi ibintu byinshi ibyo bintu byose rero kuri ayo market biracuruzwa biraribwa bigira ute ukajya ukona ukabona hari indirimbo Imana yambuje kumva narayikundaga nayumvisha hafi imyaka 20 yitwa Forever Young ya Jay-Z urayizi Forever Young urayizi cyane ncuranzeho cyangwa igihe YouTube wawe tuyumva yego abavuga nyine ukuntu Forever Young avuga uri kumva Forever Young mu kinyarwanda niki ni nk'umuntu udashirayo cyangwa kuzahora ari mutoya nyine you see n'abantu babanywa amaraso y'abantu bahiga abana bari vierge bahiga abana badafite inenge nk'uko muri iyo si baratamba nk'uko uvuga ngo umuntu ufite umupfuma gutuma isake y'ibara rimwe cyangwa inka y'ibara rimwe ibyo nabyo na hariya barabikora bakagutuma umuntu udafite inenge niyo mpamvu nk'umuntu uba ufite nk'akantu k'akaregeya gatendera aho ngo abatari igicuruzwa kuri iryo soko umuntu uba warishishuyeho umuntu uba warafite nk'ibi ngibi ari nk'impanuka cyangwa se n'ibindi bintu wakubaganye nabyo cyangwa se wagiye mu bintu nk'ibyo ibi ziba ari inenge ntabwo tuba turi ubusharira ubusharira cyane Imana yemera kubikuho kugira ngo usharire twaganda ibintu byinshi cyane ariko umva muri icyo kirere n'ibyo bintu ikosa wisobanukirwe banza wimenye kwimenya kwiza rero no guhura n'umuremyi wawe kwimenya kwiza no kwimenyera mu Mana kwimenya kwiza no guhura n'ukuri nicyo Yesu yavuze ngo watajua ukweli na ukweli kutawaweka uhuru yego bazamenya ukuri and the truth shall make them free n'ukuri kuzababohora yego kubabohora kuki kuri ibyo bintu byose uri ukuri ni ikintu gikomeye cyane ukuri ni ikintu gikomeye nta nubwo ukwiye kubwira umuntu wese ukuri hari abantu badakwiye no kubwirwa ukuri yes ndabeshya ako ni ijambo ry'Imana ryose bivuga gute ibyo by'abana b'Imana regande hari n'abantu ninde ubundi ukubwira ko ukwiye kubwiriza umuntu uwo ari we wese we mugende mu mahanga yose hari uko utumva ibintu bimwe na bimwe hari n'ahantu ushobora kujya wajya kubwiriza ukavuga uti ahangaha umwuka w'Imana icyo kitwita kuyoborwa n'umwuka w'Imana ijambo ry'Imana nibyo ririho dukwiye kubwiriza partout ariko uyoborwa n'umwuka w'Imana biravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana ushobora kujya kubwiriza ahantu Imana ikambwira ko abantu bakeneye kuganirizwa tukiterera story wenda muri icyo gihe nagombaga kubabwiriza nta n'umwe ushobora kwakira ijambo ry'Imana imitima yabo idateguye kirwa umuntu uri kubura n'abantu ngo ari kubwiriza ari kugira ute byihorera rimwe na rimwe hari igihe usanga ngiye kuvuga ikintu abakozi b'Imana Imana yarakimbwiye yego hari igihe rimwe na rimwe tujya mu murimo w'Imana ariko ari twebwe turimo atari Imana atari ishyaka ry'Imana nubwo turi abana b'Imana turi abakozi b'Imana turi abana b'Imana ariko ibyo bintu ukabisunika ukabishyiramo imbaraga nk'aho ari ibyawe uri kubona uyu muzungu yego uri kubona uyu muzungu yego Dr. Charlie ejo bundi amaze kubwiriza twahuriye hanze turaganira ndambwira wow ndi excited nina mwakiriye kuri stage nabambonye Israel ndambwira Imana yakoze umurimo pe nabonye abantu bakijijwe barenga 200 arambwira ati ya Imana ibibizi ambwira icyanditswe kiri mu byakozwe ni mu gice 13:48 sorry herekana abantu mu by'ukuri abantu bakizwa ukuntu Imana ibibazi
haravuga ngo abari batoranirijwe ubugingo buhoraho barizera. Arambwira ati mu by'ukuri ibi bintu byo kwikananshura kugira ute ngewe ndagenda mbwirize. Nabanje ndambwira none se waretse tugategura worship song. Ako nagira ngo murebe ko twari tumaze iminsi tuganira, twigize no guhurira muri Kenya turaganira. Nagira ngo mwumve. Ndambwira tujye kukwakira stage cyangwa se uruhimbi ruri dry. Uri kubyumva? Hari ukuntu ijambo ry'Imana rijyaho mukabanza mukazamura ka worship song. Mukabanza mukagira mbona muri torero ryacu ukuntu bahita bafunga imiryango, abadiyakoni bakajyaho bakabana bagahamagara Imana bakagira uteze. Uri kubibona biriya birere tuba twaramenyereye. Turiganirira hanze tugenda twiganirira, ubwo abandi ni ku giterane cyakomeje mbonye ageze nko ku ndirimbo ya 10 ari kuririmba ariko aba ari free yisohokera yinywera ku mazi yisuriza abana agira ate. Arambwira ngo icyo gihe yarambuje, arambwira no nyuma turi hanze araza kumbwira, arambwira ati rero buriya ijambo ry'Imana rigifitiye imbaraga. Nyine byabaye nk'ibinyubaka ariko nkuko nashaka kureba ibyo birere by'ukuntu. Aravuga ati gifitiye imbaraga. Yesu nimba yampaye kuvuga ikintu runaka, why not ngomba kwivuna ndaza mvuga ijambo ibyacu no kuvuga. Vuga ko Yesu agira neza, vuga ko Yesu abohora abantu, vuga ko Yesu akiza, vuga ko Yesu atanga amahoro, vuga ko Yesu ari ibyiringiro, vuga ko Yesu ari ukumenya, ari we bwenge, ari wisi ikeneye. Wigendere kwiyicarira. Yego. Imana irazi bikore. Uri kubyumva? Ni umurimo w'Imana, ibyacu no kuvuga. None ari gihe tuvuga tugashaka no gutsindagira na Mwuka Wera ngo azabikore. Ganira ibintu bisanzwe, bazamuha twagiye ibyuya bikanya ari kuyanagura, uri kurwana n'iki? Vuga ijambo ry'Imana. Ujye ubona simplicité Desire bafite cyangwa ba Sultani cyangwa ba Desire n'abandi bavuga butumwa bita ba Mama Liliose Tayi, Mama Hortense, arivugira ba Rutayisire, arivugira arajya kwivunira iki? Aba benshi bagiye barwara imigongo imihogo n'ibiki byose. Imihogo n'ibiki wavuze ijambo ry'Imana neza watuje. Sunika nka Rutayisire birumvikana, sunika nka Mama Hortense, Mama Liliose Tayi n'ababyeyi bigisha. Hari mama wundi wigisha kuri radio Umucyo yitwa nde? Clemence, ndumva ari Clemence. Mama yigisha tuje. Ntabwo abantu bose bazabwiriza basimbagurika bagira kuriya. Ni byiza nabwo kubikora. Biriya avuga ngo urivuga rivugane mu mbaraga, ariko mu mbaraga nanone si biriya bisobanuye si umubiri cyane. So Ngisere baravuga ngo maneno mazuri anavunja mfupa. Ngo amagambo meza ashobora no kuvuna igufwa. Akamaro kacu ni ukuvuga iby'Imana. Imana igatwara ijambo ryayo ikariremereza. Niyo mpamvu umuntu uzi Imana, umukozi w'Imana uzi Imana ntabwo ajya avunika. Robert, uzarebe ubuzima ubayo ntabwo uvunika, uraza ukivugira hariya ukigendera. Sinzi impamvu yatumye mvuga kuri ibyo bintu. Niyo mpamvu yatumye mvuga kuri ibyo bintu. Donc narindi kuvuga ukuntu abantu bakwiye kwisobanukirwa. Yes. Donc bakimenya, bamara kwimenya rero ni mu Mana, wimenyera mu Mana. Imana yateguye neza ko kwimenya no muri iri soko. Ushaka ukuri kukakubahora, kukakubatura, uko kuri iyo umaze guhura nako uba amahoro. Ari umuririmbyi avuga akavuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda. Ubwo menye ko umwami Yesu ankunda. By knowledge, by revelation. Mu bwenge no mwihishurirwa ukaba ubizi, atari ukubiririmba abandi bose bazamuye amaboko nawe wayazamuye. Banza utekereze. Filipo abwira inkone mu byakozwe n'umwana ndumva ari 18, akayibwira ngo ibyo usoma ibyo urabyumva. Yari umugabo azamutse agiye gusenga Yerusalemu, mu boss yari muri Range Rover y'icyo gihe, yari imodoka ubwo yari cheval bagendagaho kurura, arimo agenda asoma imizingo y'ibitabo. Arambwira ati ibyo bintu usoma urabyumva, kandi byari byavugaga kuri ya nzira n'ubundi yarimo asoma igitabo cya Yesaya. Arambwira ati nabimenya gute ntawe ubisobanuriye? Dukeneye kwiga ijambo ry'Imana avec simplicité, tukarisobanukirwa, tukamenya ibyo birere Satani arimo aratujyana mu kwica, kwiba no kurimbura kwe bikora gute. Abakristo nimba ari ikintu cya mbere dukeneye kumenya,
dukeneye kumenya ikirere cy'umwuka, dukeneye kumenya isi y'umwuka. Mumbabarire mube interese ku isi y'umwuka kandi ntimuyobywe. Hari n'abantu bigisha isi z'umwuka, Robert twagiye tubaganirira urabizi, ariko ugasanga barayobya abantu. Musome urwandiko rwa mbere Yohana yanditse ibice 4 umurongo wa mbere, niwo mbatuye. Reka mfate umwanya nshimira umuvandimwe kuko ibimwuzuye iby'Imana yamuhaye kuvuga. Yesu najya dushoboza Isa ujye unyemerera nze tuganire. Amen. Gihe ijambo ry'Imana bavuga dukwiye gukora umurimo w'ikiri ku manywa butari bwira ngo umuntu atabasha gukora. Twaganira ibintu byinshi cyane ariko n'igihe nacyo ntabwo kiba kibitwemerera. Ndagushimiye kubw'umwanya wampaye kandi nshimiye n'abantu bari badukurikiye. Mujye muri comment mutwandikire ibintu mwumva mwifuza kutubaza utaha ninza rwose. Yesu yaduhaye umwanya nibyo nzaheraho tuganira. Amen, amen. Sinzi niba wenda Isari ikindi yumva nshaka kongeraho tugasoza. Yewe ndumva soje. Njyewe rwose uba wantunguye, sinzi ngo ni topic ihe twari kuganira. Nibazaga se turaganira iki? Urambwira ati wicara kuri kamera tuganire. Ngayo nguko Robert, ndagushimiye cyane Prince Robert, uri inshuti yanjye igihe kirekire. Sinzi nimba hari ibintu nibuka utibuka, ibiganiro twagiye dukorana munsi ya za gereza kera. Ibiganiro byinshi cyane urabyibuka? Oya ndabizi ko buriya abantu badukurikiye Isa ari mu bantu banyigishije mu itangazamakuru. Kandi nashimye akamomo kawe rwose, nashimye. Uri umwe mu bakozi b'Imana nzi bakora umurimo w'Imana muri buriya buryo. Nanjye njya mbikora, nanjye njya ntura. Ni byiza cyane, Imana iguha umugisha cyane, byankozeho cyane ku rwego rudasanzwe. Nashimye, bibaye ngombwa yuko mbivuga, yari surprise wambwiye uti muri ubu buryo. Ndikumva bishaka. Imana y'amahoro rero ibaho umugisha. Reka nshimire n'abari badukurikiye, mbifurize ko Uwiteka naduha uburyo tuzongera duhure tuganire. Isa ndahari cyane rwose ku rufatiro kandi ukomeze ku munara. Ndakeka ntabwo uba wicaye nubwo abantu baba wenda batari kukubona online. Imirimo ibigikomeje, imirimo uri kuyibona hano ikomeje. Ariko ngiye kuza n'ukuri mu nsengere, musenge muvuge ngo uriya mujene Imana imugarure aze kuri YouTube. Imana imugarure aze kuri YouTube. Njya nshaka kuzaho bikanga, ariko nzi ko ntabuze ikintu cyo kuza kutavuga. Simbuze ikintu cyo kuza kutavuga. Mu yandi magambo mfite icyo kuvuga. Imana ibamugisha cyane. Kora subscribe kuri iyi channel, ujye ku Mavuta TV, Amavuta TV, ujye ukore subscribe. Muzabona ibintu byiza byinshi cyane. Ibiganiro byawe njya mbikurikira, nahoze nkubwira n'indirimbo mperutse kwinjoyinga irimo Mami, irimo wowe na Serge. Mwakoze kubana natwe. Reka mbabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Isa ndagushimiye, namwe mwabanye natwe reka tubashimire. Tubonane ubutaha. Shalom shalom. Shalom shalom.